ayiwe Uwiteka we urengera ubwoko bwawe uburinda umugome kuko yambaye ikanzu y'umweru kumumenya biri bugorane ariko abantu bawubaha amaso kuko dore umugome mu ikanzu y'umweru amusanze mu gashyamba arababwira ko muje kuntera n'amahiri nk'abaziye umujura igihe twabaniye kuki mutamfasha naho Bibiliya iravuga ngo bashakaga kenshi kumufata ntibabishobore kuko igihe cye cyari kitarajya kuko yari atarasoza umurimo we ndababwira ngo tutarasoza icy'Imana tuzaniye kuri ubu butaka ntawe uzadushobora ntawe uzatubasha ntawe uzaburizamo umugambi w'Imana tutarasoza icy'Imana yaduhamagariye tuzaca mu muriro ntituzashya tuzaca mu mazi ntazadutembana tutarasoza icy'Imana yaduhamagariye turiho kandi tuzabaho nshuti zanjye uretse ko wakinginga Imana ikaguha andi maso ni gute ushobora kubona intama iri kugenda na burya bwoya bwayo warangiza ukayita ihene baguhindura umusazi bavuga bati waravangiwe bavuga bati wowe ufite ikibazo bakuvuze uko niko bari kugenza uvuga ukuri uyu munsi aragaragaza ikinyoma akagaragaza ikibi akagaragaza ububi bw'abantu akagaragaza amanyanga ari mu bantu akagaragaza amanyanga ari mu bita ngo baravuga izina ry'Imana bakamuhagurukira bati wowe urinjije ntunafite ubwenge ntunabona inama ziri gukorerwa bavuga ukuri hirya no hino inama ziri kubakorerwa kubera iki ziri kubakorerwa bari gutunga urutoki kwisega bagaragaza ko ariyo kuko inyuma igaragaza moya bagasakuza bati wavangiwe kuko nta buryo ushobora gufata intama ukayitiranya n'isega Yesu ati bazaba bambaye agahu k'intama ariko imbere ari isega iryana dukeneye amaso arihinguranya akarenga ibyoya akarenga moya y'intama akarenga uruhu rw'intama tukareba mbonye uzamurwa kandi ntacyo abonye umwana yaraguye mu gikoma kandi ari imitwe wari ushyinguwe ejo kandi ntaho wari ugiye uzamuwe mu ntera kandi ugiye kumanurwa bazajya babwira abantu amagambo y'amahimbano babashake mu indamu ngubwo yambwiye ibyanjye ngubwo ni umuhanuzi w'Imana nicyo bipimisha uwo niwe munzani upimisha bakubeshya niwo mujya mwumva umwuka w'abarangi uba hano hanze abarangi muzi ukuntu berekwa Uwiteka we uduhagarareho kuko umugome yakamejeje ari gushaka abo yisasira ahangaha niho abantu benshi bayobera umugoma bangiriza ngo none se ngo ko yambwiye ibyanjye bigahura ngo ko yambwiye ngo bigahura ngo maze ngo yambwiye ngo nibyo naraye ndiye ngo maze ngo yambwiye ngo naho ejo nari nagiye ngo ubusa ngo yababwiye n'iki bibazo mfite mu muryango wanyu ngo ubusa ngo yababwiye n'iki ngo ibibazo mfite mu rugo ugira ngo Satani ukubayeho ntakuzi ubu Satani ayobewe uko ubayeho Satani ayobewe karitsiye utuyemo inzu wamo Satani arayiyobewe n'amabara yayo Satani ayobewe ibiryo wariye nijoro Satani ayobewe ibara ry'umwenda wambariyeho ariko mwaretse tukareka ubutesi tukareka imikino ko Satani nta mikino afite akora ibimenyetso n'ibitangaza ngo aza kugera ku cyago kimwe ngo ategeka ko umukungu guhinduka inda ngo barabigerageza ngo birabananira ngo bimara kubananira bamanika amaboko nabinda zibariye baravuga ngo ibi bintu bikozwe n'urutoki rw'Imana ariko ndagushimira Mana nubwo ikinyoma gikomeje gukataza mu bantu ariko ukuri kwawe niko kuzima ukuri kwawe niko kuzagumaho ukuri kwawe niko kuzasigara kandi kuzatsinda ikinyoma azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba Yesu Kristo nashimwe cyane nshuti zacu bakunzi bacu ndabasuhuje Imana y'amahoro twizeye tukayiringira nibane namwe ndatekereza neza ndashidikanya ko Imana ikomeje kubarinda kandi umugisha w'Imana ukomeje kubana namwe nitwa Misago Alfredi inshuti yanyu mu biganiro bitandukanye by'iyobokamana umwigisha w'ijambo ry'Imana wabihamagariwe na Kristo angabira uwo murimo nanamushimira cyane icyizere yangiriye cyo kungabira umurimo we tubahaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo Imana ivugana n'imitima yacu binyuze mu ijambo ryayo muranyemerera dusenga Imana nitumara gusenga Imana tuganire tubagezeho ubutumwa Imana iduhaye kubagezaho muri uyu mwanya Imana habwa icyubahiro kuko ari tubashisha gukora ibyo dukora
ntacyo twakishoboza tutagufite, ariko iyo tugufite turashobora kandi turabibasha. Gushimiye rero imbabazi zawe, gushimiye neza yawe itarondoreka, gushimira urukundo ndetse dukunda utagira akagero. Bana nanjye nk'umwigisha, ubane n'abaduteze amatwi bumva, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muranyemerera dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike. Turasoma igice cya kabiri, duhere ku murongo wa mbere tugere kuri 7, aho dusanga amagambo y'Imana agira ati: turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu maze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe? Kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amaheberane y'ubugome n'ubatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Kiretse uyabuza ubu akuweho. Uyabuza rero ninde? Reka tujye no muri Matayo, turebe amagambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo, igice cya 24, duhere mu gice cya 7. Igice cya 7 umurongo wa 15 yagize ati: mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri, basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Tuge mu gice cya 24 aho muri Matayo umurongo wa 3. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati: tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati: mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Murongo 23 haragira hati: 2:3, icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Amen. Nibi byanditswe tugiye kwifashisha tuganira ijambo ry'Imana. Imana yadusize ku mutima kugira ngo turibagezeho muri uyu mwanya. Dusomye ijambo ry'Imana mu Batesalonike mu rwandiko rwa kabiri Paulo yabandikiye mu gice cya 2, twahereye ku murongo wa 1. Hatubwiye ibyo gukora k'umugome, ariko hatangwa n'amakuru y'igihe azakora ku mugaragaro. Muri iki kiganiro ndagira ngo tuze kugaruka ku ijambo rivuga ngo ANTKRISTO mu ikanzu y'umweru. Nibwo butumwa muri uyu mwanya ngira ngo tugarukeho, Imana nsize ku mutima, ni ANTKRISTO mu ikanzu y'umweru. Nituvuga ANTKRISTO mu ikanzu y'umweru, muhite mwumva ANTKRISTO mu buryo bw'amayoberane, kuko gukora kwa ANTKRISTO mu buryo bw'amayoberane niho akora yiyambitse ikanzu y'umweru, kuko ni amayoberane, ni ugukora mu buryo adashaka ko hari umumenyi. ANTKRISTO mu ikanzu y'umweru. Mu bintu bikomeye biranga ibihe by'imperuka harimo no gukora kwa ANTKRISTO. Manda ze zigera muri 2. Mvuze manda 2, hari ugukora ku mugaragaro, hari no gukora mu buryo bw'amayoberane, ari naho turi bugaruke muri iki kiganiro. Tuvuze ko izo manda ze zombi zizagaragara mu bihe by'imperuka,
iyo tuvuga ibihe by'imperuka, ibihe by'imperuka bitangirana no kuza kwa Kristo ku isi, kuza gucungura umwana w'umuntu, bikazarangirana no kugaruka kwa Kristo bwa kabiri, agarukanye itorero mu cyitwa ingoma y'imyaka 1000. Ngiki cyo bita ibihe by'imperuka. Iki gihe uyu munsi turimo, turi mu minsi y'imperuka, igaragaramo ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka. Iki kizavaho, haza noneho igihe cy'imperuka nyirizina. Turi mu minsi y'imperuka cyangwa ikubiyemo ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Ibi tuzabivamo noneho twinjire mu mperuka nyirizina. Iyo Daniyeli yavuze ngo nibwo noneho imperuka izahera kisohore. Muri icyo gihe rero, uhereye igihe Kristo yazaga ku isi gucungura umwana w'umuntu kugeza igihe azagarukira bwa kabiri, uyu mugome manda ze zomba zaba zikoze. Ndagira ngo munkurikire tugendane. Aya magambo arakomeye, yo twigisha ibihe bya nyuma, yo twigisha ibyahishuwe, yo twigisha kugaruka kwa Yesu. Bisaba ngo umuntu yitonda, agende gake kandi akurikire. Manda ya mbere y'uyu mugome agomba kuyikora mu gihe cyose itorero rya Kristo rikiri kuri iyi si, kuzageza rihakuwe risanganiye Kristo. Aho niho agomba gukora manda ye, agomba gukora mu mayoberane, akayikora yambaye ikanzu y'umweru. Nshuti yanjye, ndagusabye tuzani aho uri. Niba wicaye, icara utuze. Niba uri mu modoka, kurikira iki kiganiro utuje. Niba uri kugenda mu muhanda, shyire kuteri mu matwi, gusa wirinde ko imodoka zakugonga. Wumve ubu butumwa, wumve antikristo mu ikanzu y'umweru. Mu ikanzu y'umweru. Uyu mugome mu gukora mu buryo bw'amayoberane, tubabwiye ko azakora cyangwa yatangiye gukora uhereye igihe Kristo yazaga ku isi. Kuko umwuka w'uyu mugome wa Antikristo watangiranye no kurwanya Kristo ngo baburizemo umugambi we wo kuza, wo kuducungura. Ubwo uyu mwuka waheraga mu mugabo witwaga Herode, watewe n'ishyari ryinshi cyane ry'uko hari havutse Mesiya uzaha abantu ubuzima, uzaha abantu agakiza, uzaha abantu ubugingo. Atangira kumuhiga kugera ku rwego yisha abana batoya, ari guhiga ngo Kristo arebe ko yabigenderamo. Umwuka wa Antikristo warutangiye. Kuko Antikristo birasobanura ngo uwita Kristo cyangwa urwanya Kristo. Gukora kwa Antikristo mu buryo bw'amayoberane, Antikristo mu ikanzu y'umweru. Muri iki kiganiro, igihe nikidukundira, turi bugaruke ku bintu bigera kuri 7. Nikitadukundira, tuzagaruka mu kindi kiganiro. Ibyo bintu 7 turi bugaruka muri iki kiganiro, aho tuvuga ku gukora kwa Antikristo ariko yambaye ikanzu y'umweru. Icya mbere turi bugarukeho ni ukugaragaza intego y'uyu mugome. Ni iyihe ntego y'uyu mugome? Intego ye ni iyihe muri iki gihe cyo gukora mu buryo bw'amayoberane yambaye ikanzu y'umweru? Icya kabiri ni ukugaragaza niba intego izagerwaho. Ese koko intego y'uyu mugome izagerwaho? Icya gatatu, ni bande uyu mugome yifashisha ayobya abantu? Muri iki gihe cyo gukora k'uyu mugome mu ikanzu y'umweru mu buryo bw'amayoberane, ni bande yifashisha? Ni irihe tsinda akorana naryo kugira ngo abone uko ayobya abantu? Icya kane, ingingo ya 4 turagarukaho, ni intwaro 5 zikomeye
abakozi ba ANTKRISTO bifashisha mu kuyobya intore z'Imana. Intwaro zigera muri 5 zikomeye abakozi b'uyu mugome akorana nabo bifashisha bayobya intore z'Imana. Fiti zanjye mujye mudusengera Imana, iyo tuvuga ibi haraba batabyishimiye cyane ko iyo tuvuga abakozi bakorana nawe usanga ari abantu bamwe ni bene wacu, bamwe ni ababyeyi batubyara, abandi ni abagore twashatse, abandi ni abagabo twashakanye nabo, abandi ni bashiki bacu, abandi ni basaza bacu, abandi ni inshuti zacu dusangira. Ntabwo uyu mugoma akorana n'ibisimba, akorana n'abantu. Ku mpamvu rero z'uko akorana n'abantu, biba bishoboka cyane ko abakozi be bakorana bashobora kutugwa nabi, ariko kuko twishingikirije ku Mana y'inyamaboko ntacyo bazadutwara. Na Yesu baramuhize ariko ntibamushoboye. Yasoje umurimo we, bamufashe icyo yagombaga gukora gisoje. Bamusanze mu gashyamba, arababwira ko muje kuntera n'amahiri nk'abaziye umujura. Igihe twabaniye kuki mutamfasha? Naho Bibiliya iravuga ngo bashakaga kenshi kumufata ntibabishobore, kuko igihe cye cyari kitarajya, kuko yari atarasoza umurimo we. Ndababwira ngo tutarasoza icyo Imana tuzaniye kuri ubu butaka, ntawe uzadushobora, ntawe uzatubasha, ntawe uzaburizamo umugambi w'Imana. Tutarasoza icyo Imana yaduhamagariye, tuzaca mu muriro ntituzashya, tuzaca mu mazi ntazadutembana. Tutarasoza icyo Imana yaduhamagariye, turiho kandi tuzabaho kugira ngo dukore icyo Imana yaduhamagariye. Yatuzaniye kuri ubu butaka, yatuzaniye hano ku isi. Imana ishimwe. Ingingo ya 5 ni ingaruka zikomeye zizanwa n'uyu mwuka, ingaruka zikomeye zigera ku buzima bw'abanyetorero bw'abana b'Imana, zizanwa n'uyu mwuka ANTKRISTO uri gukora mu buryo bw'amayoberane yambaye ikanzu y'umweru. Ingingo ya 6 tugarukaho muri iki kiganiro ni ukurebera hamwe n'iki intore z'Imana zakora kugira ngo zitayoba. Ingingo ya 7 ese abamaze kuyoba haracyari ibyiringiro ko bagaruka mu murongo? Abamaze kuyoba haracyari ibyiringiro ko bagaruka mu nzira? Ese hakorwa iki? Ngibyo ibintu bikuru tuzagarukaho muri iki kiganiro, muri iyi nyigisho ivuga ngo ANTKRISTO mu ikanzu y'umweru. Reka twihute duhereye ku ngingo ya mbere nk'uko twayibabwiye, aho tugiye gutangira turebera hamwe intego y'uyu mugome mu gukora mu buryo bw'amayoberane yambaye ikanzu yera. Intego ye nta yindi, Bibiliya yatubwiye ngo ni ukugira ngo abone uko ayobya n'intore z'Imana niba bishoboka. Mbibutse ko ari cyo gihari gukoramo intore za Kristo ziri hano kuri ubu butaka, mu gihe manda ya 2 azayikora tutakiri kuri ubu butaka. Iyi manda ya mbere y'uyu mugome nihangayikishije itorero rya Kristo, nihangayikishije abana b'Imana, ni nayo tugomba kwiga tukayimenya kuruta uko twiga iya 2. Turebwa n'iya mbere cyane, kuko ariyo umugome yaturiganyamo, kuko ariyo uyu mugome aturwanyamo, kuko ariyo uyu mugome aduhigamo, kuko ariyo uyu mugome ashaka kutubuzamo ubugingo. Atuvutse ibyo twakoreye, atuvutse ingororano z'abana b'Imana. Intego nyamukuru y'uyu mugome nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, aho Yesu yavuze muri Matayo 24, aho twasomye uhereye kuri 23, yavuze ngo erega bazayobya n'intore z'Imana niba bishoboka. Iyo Bibiliya ivuga intore ibivuga abandi. Iyo Bibiliya ivuga intore, ndashaka kubereka ko intore ni abantu bakomeye. Nimwumva ngo bazayobya n'intore, ntimwumve ngo ni abantu boroshye.
intore ni abantu bakomeye. Mwumve ko uyu mugome koko afite intego ikomeye, mwumve ko ari gushakisha n'abantu bakomeye kandi badasanzwe. Intore ni bande? Nk'uko ijambo ry'Imana ribitugaragariza, intore ni abantu batoranijwe na Kristo. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo w'9, ariko twebweho turi ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe rye yaduhamagaye. Intore ni abantu batoranijwe n'Imana. Nanone Yesu yongeye kugaragaza ko intore ni abantu batakira Imana ku manywa na nijoro. N'amagambo yavuze muri Luka igice 18, ari kuvuga iby'umugani w'umucamanza n'umupfakazi wari wamutitirije, agaragaza uburyo umucamanza yafashe ikemezo cyo kurengera uyu mupfakazi kuko amuruhije. Umurongo uheruka hepfo 7:8 niho Yesu yavuze ngo mbese koko ntimwumvise ibyo mucamanza utubaha abantu Imana n'abantu, ntiyite no ku bantu, uburyo yabashije kurengera umupfakazi wamuruhije? Ese Imana ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Intore ni abantu batakira Imana ku manywa na nijoro. Ariko nubwo batakira Imana ku manywa na nijoro, Imana, ijambo ry'Imana ritugaragarije ko hari impungenge z'uko uyu mugome afite gahunda yo kubayobya. Bazayobya n'intore niba bishoboka. Zaburi ya 65 umurongo wa 5 haragira hati, hahirwa umuntu Imana itoranye ikamwiyegereza kugira ngo ngube mu bikari byayo. Nshuti zanjye, muzi ko aba bantu batoranywa n'Imana ikabiyegereza kugira ngo bagume mu bikari by'Imana, Bibiliya bita abanyamahirwe. Ariko nubwo ari abanyamahirwe, uyu mugome ari kubashakisha. Nubwo ari abanyamahirwe, uyu mugome ari kubahiga. Nubwo ari abanyamahirwe, uyu mugome arashaka kubariganya. Intego ya ANTKRISTO mu buryo bw'amayoberane, intego ya ANTKRISTO mu ikanzu y'umweru, ni ukugira ngo abone uko ayobya n'intore z'Imana niba bishoboka. Munyemerere twimuke tujye ku ngingo ya 2. Ni ingingo igira iti, ese koko intego y'uyu mugome ibasha kugerwaho? Izagerwaho? Ese koko intore z'Imana zishobora kuyoba? Ese kuyoba kw'intore koko birashoboka? Harabonjya numva bavuga ngo hoya, ngo ntabwo intore z'Imana zayoba, ngo ntizayoba. Ibyo mubikura he? Mubisoma he? Ese koko kuyoba kw'intore birashoboka? Uyu ni Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Uyu ni Pawulo arimo aragaragaza ko ibihe bizaza. Aya magambo yavuze mu kinyejana cya mbere, akaba muri za 60 nyuma ya Kristo. Niba aya magambo yarayavuze mu kinyejana cya mbere, akavuga ngo mu bihe bizaza, ari byo by'ibi ngibi yahanuraga turimo, abantu benshi bazagwa. Ntabwo Pawulo yari yavangiwe. Niyo murebye mubona abantu batagenda bagwa, bita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, zigishwa n'abigisha buzuye inkovu z'ibyaha mu mitima yabo, abigisha b'indyarya, bafite amagambo aryohera nk'ubuki, ariko buzuwemo n'ubusharire bw'uburyarya n'ubucakura.
mubona abantu benshi batagenda bagwa bava mu byizero. Kuyoba kw'intore birashoboka cyane 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 cyane, birashoboka cyane. Tujya ku ngingo ya gatatu. Inshuti zanjye, bibutse ko turi kuganira icyigisho kivuga ngo antikristo mu ikanzu y'umweru. Antikristo mu ikanzu y'umweru. Gukora kwa antikristo mu buryo bw'amayoberane. Bibiliya tubwiye ngo ariko amayoberane y'uwo mugome n'uyu munsi aracyara. N'uyu munsi yatangiye gukora. Icyo akora ntashaka kujya habona, kereka umubuza abanje gukurwa. Ninde? Ni umwuka wera w'Imana. Umwuka wera w'Imana ari mu bantu b'Imana, mu itorero rya Kristo, kuko umwuka ntari mu biti, ari mu itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo, umwuka wera w'Imana mu bantu b'Imana. Tugihari umucyo ukiri mu isi, ntabwo uyu mugome azajya habona ngo akore ku mugaragaro. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Tuge ku ngingo ya gatatu. Ni bande uyu mugome yifashisha yobya intore z'Imana? Ni bande uyu mugome yifashisha yobya intore z'Imana? Ni bande? Uyu mugome Bibiliya ivuga ko azakorana n'aba antikristo benshi. Muri iki gihe cyo gukora kwe mu buryo bw'amayoberane mu ikanzu y'umweru, ntakora ari wenyine. Hari agatsinda Bibiliya yita ngo ni ba antikristo benshi. Ako gatsinda kagizwe n'abantikristo benshi, Yohana yakagarutseho mu rwandiko rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 18 n'uwa 19, aho yagize ati bana bato turi mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko byavuzwe ko antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka abandikristo benshi, aricyo kitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Turi ku ngingo ivuga ngo ni bande uyu mugome yifashisha mu kuyobya intore z'Imana. Tubonye ko ari agatsinda kagizwe n'abandikristo benshi, kandi noneho ikintu gitangaje kinateye ubwoba, aka gatsinda gakubiye muri ministeri zigera muri 5 zisa neza na ministeri 5 Kristo yasize mu itorero. Tubona mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 11 kugera kuri 14. Urebe ukuntu uyu mugome akorera mu ikanzu y'umweru, yafashe ministeri Kristo yafashe azishyira mu itorero. Aha bamwe kuba intumwa, aha bandi kuba abahanuzi, aha bandi kuba abigisha, aha bandi kuba abungeri, aha bandi kuba ababwiriza butumwa bwiza. Izi ministeri uko ari 5 zigize ministeri ya Kristo, zigize umuhamagaro wa Kristo mu itorero rya Kristo, n'uyu mugome arazifite uko ari 5. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko muri ministeri y'abahanuzi uyu mugome nawe arayigira. Mu yandi magambo, ni intambara iri hano hanze ku isoko y'ikinyoma gihanganye n'ukuri. Ikinyoma gihanganye n'ukuri, gihanganye n'ukuri. None igiteye ubwoba nuko byose biri kugenda mu ikanzu imwe. Utwaye ikinyoma ari gusa n'utwaye ukuri. Yesu yavuze ko muri ministeri y'abahanuzi hazaba harimo abahanuzi ba antikristo, hazaba harimo abahanuzi b'uyu mugome. Azaba afite abahanura ukuri, ariko hari n'abandi kristo bavuga ibinyoma. Niwe yavuze ngo bana banye mwirinde hatazagira umuntu ubayobya, kuko hazaduka abahanuzi benshi bakajya bahanura biyitirira izina ryanjye, ariko gahunda bafite ari yo kuyobya benshi. Matayo igice cya 7:15 yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo kandi bazaba bambaye agahu k'intama. Mwirinda abazaho muri basa n'intama, ngo ariko imbere ari amasega. Bazaba bambaye uruhu rw'intama. Nshuti zanjye, uretse ko wakinginga Imana ikaguha andi maso, ni gute ushobora kubona intama iri kugenda na burya bwoya bwayo warangiza ukayita ihene? Baguhindura umusazi, bavuga bati waravangiwe, bavuga bati wowe ufite ikibazo bakuvuze. Uko niko bari kugenza uvuga ukuri uyu munsi. Aragaragaza ikinyoma, akagaragaza ikibi, akagaragaza ububi bw'abantu, akagaragaza amanyanga ari mu bantu, akagaragaza amanyanga ari mu biyita ngo baravuga izina ry'Imana, bakamuhagurukira bati wowe urinjije ntunafite ubwenge, ntunabona. Inama ziri kudukorerwa umunsi ku munsi, inama ziri gukorerwa abavuga ukuri hirya no hino, inama ziri kubakorerwa. Kubera iki ziri kubakorerwa? Bari gutunga urutoki kwisega, bagaragaza ko ariyo, kuko inyuma igaragaza moya
bagasakuza bati wavangiwe, kuko nta buryo ushobora gufata intama ukayitiranya n'isega. Yesu ati bazaba bambaye agahu k'intama ariko imbere ari isega iryana. Dukeneye amaso arihinguranya akarenga ibyoya, akarenga moya y'intama, akarenga uruhu rw'intama, tukareba ikihishe inyuma y'uruhu. Ngiyo ministeri ya mbere uyu mugoma akoresha n'abahanuzi. Imana ifite abayo n'uyu mugoma arabafite. Iya kabiri abigisha. Uko mubona twigisha, n'uyu mugoma agira itsinda ry'abigisha. Rwa rwandiko rwa Timoteyo rwa mbere muri cya gice cya 4 ya magambo twasomye, aho Pawulo yamubwiye ati mwana wange Timoteyo, mu bihe bizaza benshi bazagwa bave mu byizerwa bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha. Abo bitwa abigisha. Iyo ni ministeri y'umugome yitwa abigisha. ANTKRISTO mw'ikanzu y'umweru. Numubona ari umwigisha uravuga uti se ko ayigisha neza, harigisha tugafashwa. Ni gute se yabakorera Satani? Harigisha bikagenda neza. Ni gute se yabakorana n'umugome? ANTKRISTO mw'ikanzu y'umweru. Abigisha b'ibinyoma. Mu Batesalonike mu rwandiko rwa 2 igice cya mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2, Petero no yabagarutseho yavuze kubigisha b'ibinyoma. Bazajya bigisha ibinyoma, bakajya babwira abantu amagambo y'amahimbano kugira ngo bababonemo indamu. Amagambo y'amahimbano, amagambo bahimbye. Mbonye ibi kandi ntabyo. Mbonye uzamurwa kandi ntacyo abonye. Umwana yaraguye mu gikoma kandi ari imitwe. Wari ushyinguwe ejo kandi ntaho wari ugiye. Uzamuwe mu ntera kandi ugiye kumanurwa. Bazajya babwira abantu amagambo y'amahimbano babashake mu indamu. Yarazamutse ageze ku maverisiyo haruguru. Sa 17 aravuga ngo kandi ubuzima bwabo n'imibereho yabo bazajya basezeranya abantu umudendezo, kandi nabo ubwabo ari imbata z'ibibozi, kuko icyanesheje umuntu kiba cyamaze no kumuhindura imbata. Umuntu arizeza abantu amahoro nawe adafite, arasezeranya abantu ubugingo nawe atagira, arasezeranya abantu ijuru nawe adakorera ritamuzi. Kwigisha abantu umudendezo nabo ubwabo ari imbata z'ibibozi. Ministeri ya kabiri ya gatatu y'umugoma akoresha intumwa z'ibinyoma. Mbibutsa ko muri ministeri za Yesu harimo n'intumwa. Aha bamwe kuba intumwa bapos. Uyu mugome nawe afite intumwa z'ibinyoma. Mu ntumwa harimo n'intumwa za Satani. Mu ntumwa harimo n'intumwa za ANTKRISTO. Hayiwe Uwiteka we urengera ubwoko bwawe, uburinda umugome, kuko yambaye ikanzu y'umweru, kumumenya biri bugorane, ariko abantu bawubaha amaso, kuko dore umugome mu ikanzu y'umweru. Intumwa z'ibinyoma. Rwandiko rwa 2 rwa Nyakorinto igice cyawo c'11 Pawulo ati yatangiye avuga ngo ndatinya cyane nkuko yanzoka ya kera umwanzi na Satani yoheje Adamu na Eva, ariko namwe uwo mugoma azaboshya mukareka gushikama kwanyu. Byamubabaje cyane. Aravuga ngo kuko muri mwebwe hamaze kugaragaramo benshi bashaka kugaragaza ko bameze nkatwe. Erega kwambara ikanzu yera nugushaka kugaragaza ko batumwe n'Imana, nugushaka kugaragaza ko ari abakristo, nugushaka kugaragaza ko bakorana n'Imana. Abo bashaka kugaragaza ko bameze nkatwe mu byo bavuga, mu byo bahanura, mu byo bigisha, mu zo bakora. Pawulo aravuga ngo nange icyo nahamagariwe nzakomeza kugikora, nkureho urwitwazo rwabo bashaka kuvuga ko bameze nkatwe kandi batameze nkatwe, kandi ari intumwa z'ibinyoma. N'abakozi bari ni intumwa ziriganya, bigira nk'abakozi ba Kristo, ngo ndetse ngo sinigitangaza ko babasha kwihindura marayika w'umucyo bagakora ibisa n'iby'abana b'Imana bakora. Ministeri y'intumwa. Uyu mugome nafite ministeri y'intumwa. Kuri tere zirahari, zimwe zafunguye amatorero mu isi hirya no hino, zirahari. Ministeri ya kane uyu mugome nawe yashimuse agendeye mu ya Kristo ni yabungeri.
hano yo tuhageze abantu benshi bashobora kuvuga bati noneho se birage mu bungeriho bimeze biti, mu bungeriho bimeze biti. Iyi ministeri yitwa ngo aha bamwe kuba bungeri, na ANTKRISTO yahaye bamwe kuba bungeri, bayobore umukumbi, bayobore intama, ariko ari abakozi ba Satani buyu mugome. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 20 umurongo 28 mu kiganiro Paulo yagiranye n'abanyetorero n'abashumba bo muri Efeso arimo abasezera hashaka gusubira Yerusalemu, yarababwiye ati nubwo ndimo ngenda mfite impungenge, mfite ikibazo mfite nta handi gishingiye, ndatinya cyane ko nimara kuva muri mwe muzinjirirwa n'amasega, kandi ayo masega nabinjirira ntabwo azababarira intama, kuko azatangira kujya kururira abantu inyuma yabo, ajya himba kugira akururira abantu inyuma yabo. Abungeri, uyu mugoma afite itsinda ry'abungeri, iryo Paulo yise ngo ni amasega azinjira n'itorero, azinjira n'umukumbi, akajya kururira abantu inyuma yayo kugira ngo abone inda mu muriro. Mube maso bizera, mube maso bana bato mu byo kwizera, mube maso uwitwa kukomeye ube maso, uwitwa kuri mu rugendo ube maso. Uyu mugome yakamejeje, uyu mugome ameze nabi, ikanzu y'umweru yambaye, gahunda ye niyo kugira ngo ariganye benshi ababuze ubugingo. Ministeri ya gatanu uyu mugome ya pirase asanishije ni za Kristo, ni yababwiriza ubutumwa bwiza. Uwiteka we uduhagarareho kuko umugome yakamejeje, ari gushaka abo yisasira. Iyi ministeri y'ababwiriza ubutumwa bwiza uyu mugome arayifite nawe, babwiriza ikindi batabwiriza ubutumwa. Mbibutse ko ku isoko hari ibintu bibiri bihanganye, biri mu rugamba bihanganye, hari ubutumwa bwiza, hari n'ikindi. Iri jambo ryitwa ikindi turibona mu Bagalatiya igice cyaho cya mbere umurongo wa 6, reka tuhasome. Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 6 niho dusanga ikindi kitari ubutumwa, ahubwo Bibiliya ikita ikindi. Haragira hati, ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukarekuwa habahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa, nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Ntabwo mubyumva ko hari ubutumwa hakaba n'ikindi. Ikindi rero nicyo gitwawe na ministeri y'uyu mugome yitwa ababwiriza butumwa. Ikindi nicyo batwaye, batwaye ikindi kinyuranye n'ubutumwa, kitigisha ubutumwa, ikindi kitabwiriza ubutumwa, ikindi kitari Kristo. Mwami Imana turinde ikindi cyarateye, ikindi kirakataje, ikindi gishyizemo imbaraga. Hari abanyamaboko bakiri inyuma, hakomeye n'aboroheje bakiri inyuma. Ikindi uyu mugome ari gukoresha muri ministeri yitwa ababwiriza butumwa ye afite akoresha, bigisha ikindi batigisha ubutumwa bwiza. Bana b'Imana, iyo yari ingingo
ya gatatu muzigize inyigisho yacu ivuga ngo antikristo mu ikanzu y'umweru. Munyemerere tuvuga indi ngingo imwe maze dusoreze hano, izindi tuzazigarukaho mu kiganiro gitaha. Ingingo ya kane ni intwaro eshanu zikomeye abakozi ba Antikristo bifashisha mu kuyobya intore z'Imana, cyangwa se izi ministeri z'uyu mugome tubonye zifashisha ziyobya intore z'Imana. Iya mbere, Bibiliya iravuga ngo n'ukwihindura marayika w'umucyo bagakora ibisa n'iby'abana b'Imana bakora. Kwihindura marayika w'umucyo bagakora ibisa n'iby'abana b'Imana bakora. Bagahanura nk'uko abahanuzi ba Kristo bahanura, bagashakisha uburyo bigisha nk'uko abigisha ba Kristo bigisha, bagashakisha uburyo babwiriza nk'uko ababwiriza ubutumwa ba Kristo babwiriza, bagashakisha uburyo babungeri bayobora nk'uko abungeri bahamagawe na Kristo, kuko Kristo niwe mungeri mukuru bayobora. Bagashakisha uburyo bwose baba intumwa nk'uko intumwa za Kristo zimeze. Kwihindura marayika w'umucyo, ahangaha niho abantu benshi bayobera umugoma bangiriza ngo ngo none se ngo ko yambwiye ibyanjye bigahura, ngo ko yambwiye ngo bigahura, ngo maze ngo yambwiye ngo nibyo naraye ndiye, ngo maze ngo yambwiye ngo naho ejo nari nagiye, ngo ubusa ngo yababwiye n'iki ibibazo mfite mu muryango wanjye, ngo ubusa ngo yababwiye n'iki ngo ibibazo mfite mu rugo. Ugira ngo Satani uko ubayeho ntakuzi? Ubu Satani ayobewe uko ubayeho? Satani ayobewe karitsiye utuyemo? Inzu wamo Satani arayiyobewe n'amabara yayo? Satani ayobewe ibiryo wariye nijoro? Satani ayobewe ibara ry'umwenda wambariyeho? Ariko mwaretse tukareka ubutesi, tukareka imikino, ko Satani nta mikino afite. Ngubwo yambwiye ibyanjye, ngubwo ni umuhanuzi w'Imana. Nicyo bipimisha? Uwo niwe munzani upimisha bakubeshya? Niwo? Mujya mwumva umwuka w'abarangi uba hano hanze? Abarangi muzi ukuntu berekwa? Muzi uburyo berekwa? Bana b'Imana mube maso, uyu mugome yihindura marayika w'umucyo agakora isa n'ibyo abana b'Imana bakora. Uretse no kuba yakurondora ukubayeho n'ubuzima ufite n'umubare w'abana ufite. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cyaho cya 13, Bibiliya ivuga ko azagera igihe azajya amanura n'umuriro ukamanuka ukava mu ijuru ukagwa hasi. N'umuriro azawumanura uve mu ijuru ugwe hasi. Haswe kukubwira ko arayuriye amashaza. Mwegiputa byagenze ute? Igitabo cyo kuva igice cya 7 uhere umurongo 8. Ubwo Mose yarayi barakora ibimenyetso n'ibitangaza hariya Mwegiputa, Imana yari yamubwiye ateza ibyago. Yakoze icyambere, amazi ahindura amaraso, barayahindura nabo abamaraso. Nshuti yanjye, n'abakozi ba Satani bakora ibisa n'ibyo dukora. Aho byatandukanira ni garande bizagira, ariko babikora. Akora icya kabiri, ibikeri biraza, nabo barabikora biremera. Aravuga bati nta kidasanzwe Mose yazanye hano, nta kidasanzwe. Akora ibimenyetso n'ibitangaza ngo aza kugera ku cyago kimwe, ngo ategeka ko umukungu guhinduka inda, ngo barabigerageza, ngo birabananira, ngo bimara kubananira
bamanika amaboko n'abindazi bari baravuga ngo ibi bintu bikozwe n'urutoki rw'Imana. Ariko ndagushimira Mana, nubwo ikinyoma gikomeje gukataza mu bantu, ariko ukuri kwawe niko kuzima, ukuri kwawe niko kuzagumaho, ukuri kwawe niko kuzasigara kandi kuzatsinda ikinyoma. Paul yabibwiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 igice cya 3:8 n'uwa9, aramubwira ngo nkuko Yana na Yamure barwanije Mose bakamurwanya, ngo nkuko ikinyoma cyabo kitaramye, ngo niko nabo bakozi b'umugome ba ANTKRISTO barwanya ukuri uyu munsi, ngo ntabwo bazatinda kugaragara, ngo n'iherezo ryabo rizaba ribi. Nshuti zanjye, mwe mudukurikiye, niba wanakoranaga n'izi mbaraga, niba wanakoranaga n'uyu mwuka, iherezo ryawe rizaba ribi, ntabwo uzarama, uzajya habona kuri kwa Kristo kwime. Ngiye intwaro ikomeye mu ntwaro bifashisha kwihindura marayika w'umucyo bagakora ibisa n'iby'abana b'Imana bakora. Kwihindura marayika w'umucyo bagakora ibisa n'iby'abana b'Imana bakora. Bagasenga nkuko dusenga, bakajya mu butayu nkuko tubujyamo, bakiriza ubusa nkuko twiriza ubusa. Nibuke kwa ni mw'ikanzu y'umweru. Ikanzu y'umweru nyine n'ukujijisha, n'ukwiyoberanya. Ikanzu y'umweru batamenye, ni ugukorera muri batamenya, ntibamenye uwo ndiwe, ntibamenye uko nkora, ntibamenye ikingeze, ntibamenye misiyo yanjye. Ni ikanzu y'umweru. Imana ibahe umugisha. Nimunyemerere ikiganiro cy'uyu munsi tugisoreze hano. Tugisoreje ku ngingo ya 4 ivuga ku ntwari 5 uyu mugome yifashisha. Tuvuze intwari imwe muri 5. Mu kiganiro gitaha tuzakomeza tuvuga izindi ntwaro uyu mugome yifashisha. Noneho tuzahave tuzajye no ku ngingo ikurikiraho ivuga ku ngaruka zikomeye zizanwa n'uyu mugome ku bana b'Imana. Tuzakomeze tunarebe n'indi ngingo ivuga ngo intore zakora iki ngo zitayoba ku batarayoba, ndetse tuzarebe n'indi yibaza niba wamaze kuyoba hari icyakorwa kugira ngo agaruke. Imana y'amahoro twizeye tukayiringira, nagira nti niba mpera umugisha. Nitwa Misaga Ruferedi. Hari icyo wifuza kutubwira, kuduha ibitekerezo, ibyifuzo, tugisha inama, kontakte zacu ziriho kuri WhatsApp 0784 5244, akamenyetso ko guteranya 250 07 84 5244. Iyo wanditse akamenyetso ko guteranya, ubwo ni ku bantu baba hanze y'u Rwanda, ugashyira 250 uhita ukomeza 7 ugakomeza iyo mibare yindi tubabwiye. Imana nibaho umugisha, nimukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Nabasengera Imana ikabakomeza kandi nanjye kankomeza. Pawulo yagize ati mukomeze musengera abera bose, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, kandi musabira abera bose. Nimudusabire, mutwingingira Imana iduha imbaraga, idushyigikire kandi dukomeze twe gucogora no gucogozwa n'iterabwoba ry'umwuka wa ANTKRISTO uri gukora mu buryo bw'amayoberane mw'ikanzu y'umweru. Ndagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe ucishije muri twebwe. Abana bawe bari baduteze amatwi aho baherereye mu bihugu bitandukanye, mu migabane yose y'isi, ubaha umugisha. Kandi intego y'ubu butumwa ni ukugira ngo duhumuke amaso, tumenye igihe turimo, tumenye uko umwanzi ari gukora, tumenye uko umwanzi ari kuduhiga, tumenye nuko duhagarara muri iki gihe cya none, kugira ngo tutazabasha gutsindwa n'uburiganya bw'uyu mugome. Twambika intwaro zose zo kugira ngo tubashe gukomerera mu byo twizeye, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu abaho umugisha, mugire ibihe byiza. Umwami Imana abane namwe kandi abakomereza amaboko muri byose. Shalom, shalom, turabakunda. Azatujyana
muri amazu meza yaduteguriye. Nitugerayo tuzahora turirimbira,